Haleluya, nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi b'ikiganiro ijwi rihumuriza, ijwi ry'ihumure. Twongeye kubasuhuza, twongeye kwishimira kubana namwe, turabakunda kandi turabishimira cyane. Nukuri nkunda kuvuga ngo dushimira abantu badukurikira. Abantu badukurikira muri abantu b'ingenzi cyane, muri abantu babana natwe. Reka rero n'uyu mwanya twongere tutarambiranye, twongere dutangirane namwe, dutangira dusenga, tukiga ijambo, hanyuma tukariganiraho, tugasoza dusenga. Reka rero uyu murimo Yesu aduhamagariye gukora tubanemo namwe, kandi mudushyigikiremo n'ubundi nk'uko mwabitangiye. Inshuti zacu twagiye tuzibona, n'aba batavuze kandi namwe tuba tubibona ko mwadukurikiye rwose. Turanabashima, turabishima cyane, tukavuga ngo Imana ijye ibaha umugisha. Tubasabiye umugisha ku Mana. Reka dutangirane n'isengesho. Data mwiza uri mu ijuru, ushobora byose, ukomeye cyane kuko uri umurengezi wacu, uri Imana y'amahoro, uri Imana yuzuye ubwuzu, uri Imana idukunda, kuko Mwami Imana udukunda mu ngeri nyinshi zitandukanye, kandi ukatwereka urukundo rwawe uko udukunda. Uri Imana inkunda, uri Imana ikunda abankurikiye, uri Imana yumva ikabana natwe. Turakwinginze rero ngo n'ubundi ururukubane natwe muri iri jambo, wiheshe icyubahiro kandi ugaragarane natwe muri iri jambo ryawe. Ababasha kuryumva Mwami ribe iry'umumaro muri bo. Ndakwinginze rero ngo ntiribe iry'abantu gusa, ahubwo urishyigikire kugira ngo rigire umumaro muri bo. Ngwino ubane natwe kandi utugirire neza. Tugiye kwiga ku ijambo rero. Iri jambo twiga reka ubashe kuritwumvisha wowe, tumenye umumaro waryo, tumenye agaciro karyo, kuko ni ijambo ryawe. Urakoze rero, tusabye twizeye izina ryawe rikomeye rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kwiga ku ijambo riri muri Matayo 11, riri muri Matayo 21 ku murongo waho wa 12. Reka dusangire iri jambo. Matayo 21:12. Umutwe w'amagambo wanditswe ngo Yesu yirukana abagurira mu rusengero. Handitse ngo nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Haleluya. Iri jambo niryo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku nzu y'Imana, ariko iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo ku mbaraga z'abacuzwe no ku mbaraga z'abataracuzwe. Tugiye kurebera hamwe ku bacuzwe n'abataracuzwe. Haleluya. Yesu ageze mu rusengero, asanga uru rusengero rurimo gucururizwamo. Iri jambo niryo tugiye kwigaho none. Ariko arangije yirukana abacururizagamo, yubika ameza y'abavunjishirizagamo n'intebe z'abari bicaye bagura inuma. Aravuga ati uru rusengero. Kuri 13 arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Amen. Iri jambo niryo ngira ngo tuganireho, iri jambo niryo ngira ngo tuvugeho, iri jambo niryo ngira ngo dukomozeho. Tuvuga ku mbaraga zicuzwe cyangwa se ku mbaraga z'abacuzwe no ku mbaraga z'abatara
utaracuzwe. Haleluya. Turaganira kuri iri jambo tuvuga ngo Salomo yubatse inzu nk'uko Imana yari yarabisezeranije Dawidi. Irangije ibwira Dawidi ngo wowe ntabwo uzanyubakira inzu, ariko Salomo aba ari we uyubaka. Iyo nzu yitwa inzu y'Uwiteka. Ni inzu, ni urusengero rwo gusengerwamo. Ariko Yesu aje asanga utaracuzwe muri urwo rusengero yayihinduye isoko, yaruhinduye iguriro. Muri iki gihe rero dufite insengero zahindutse iki? Amaguriro zicururizwamo. Ibicuruzwa ni byinshi. Ahari wowe uravuga ngo urusengero nsengeramo ntacyo nagurishirijemo, nta n'ikigurishirizwamo, ariko rwahindutse iguriro muri byinshi. Ruhinduka iguriro kuko ufite ibyo wahinduye nk'isoko, cyangwa se wahinduye nk'ibimana biba mu nzu y'Imana, ntiyabigihindutse iyo gusengerwamo. Iki nicyo cyababaje Yesu. Arangije byose arabisenya, cyangwa se arabyirukana abikuramo. Inzu y'Imana ngo ibe inzu yo gusengerwamo, ntibe inzu y'iguriro. Haleluya. Mu mbaraga zicuzwe cyangwa se z'abacuzwe, uwafashe urusengero, Salomo yubaka urusengero, bo Bibiliya uko itubwira bajyaga basengera ngo kutununga, bakajya gutambaho ibitambo. Ariko inzu y'Uwiteka Salomo yubatse niho ibitambo byatambirwaga by'uko ari amahoro. Ariko dufata inzu y'Imana, urusengero, aho twakagiye gutambira ibitambo by'uko turi amahoro, tuhahindura iguriro, tuhahindura isoko. Ducururizamo intama, tuvunjishirizamo amafaranga, ducururizamo, cyane ko ducuruza ibyo twishakiye cyangwa se ibyo twirebera. Iki ni igihe rero cyo kugira ngo niwicara mu rusengero cyangwa se niwinjira mu nzu y'Imana, mu rusengero rw'Imana, nk'uko Yesu yinjiye mu rusengero agasanga rwahindutse isoko, nawe ese urusengero rwawe ugiye kwicaramo uhawemo intebe, aho si isoko? Yesu naza ntasanga harahindutse iguriro? Ese wowe uhagurukijwe muri urwo rusengero ntirwari iguriro? Uko asohora intebe, akubika intebe, akubika ameza, agasohora intebe, iyo ntebe irasohokana. Nuko urusengero rwahindutse iki? Iguriro. Haleluya. Muntege amatwi munyumve neza. Imbaraga mu bacuzwe n'abataracuzwe. Iyo uba uyoboye urwo rusengero, iyo wari uyoboye urwo rusengero yari yaracuzwe, ntabwo aba yarahinduye inzu y'Imana, inzu itambirwamo yuko turi amahoro, ngo ayihindure iguriro. Haleluya. Umva icyo nshaka kuvugana nawe. Mu bacuzwe, haleluya, hari abo Bibiliya itubwira. Bibiliya iratwereka Dawidi akurwa mu ishyamba agahinduka umwami, ariko yakuwe mu ishyamba yararicuriwemo. Dawidi yadahura n'intare, Dawidi yadahura n'idubu ngo ahure n'intare yishwanyaguze, ntago yari bubashe gukoresha amabuye 3 ngo akureho igihangange Goliyati. Haleluya. Izo ni imbaraga zo mu bagize gute? Mu bacuzwe. Hanyuma amaze gukuraho Goliyati, baririmba ko Dawidi agaritse ingogo, ahabwa intebe. Intebe imwicaza ku bwami. Ese wowe intebe yawe igiye kukwicaza, ikakwicaza ku bwami, ikakwicaza mu rusengero, ntuzaruhindura isoko? Ese aho wari uyicayeho ntiryari isoko? Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Si Dawidi gusa, Yosefu ngavuka bamwita Karosi, ibyo abonye ati ndarose, bati Karosi. Karosi aje asanga bene se imitima yabo yabaye iguriro, yabaye isoko, bahitamo kumuta mu rwobo. Umwe muri bo ati nimureke tucuruze.
kuko imitima, kuko insengero zabaye iguriro. Insengero, urusengero urimo, urusengero wakabaye utunze n'uyu mutima wawe, ni roho yawe. Ariko se si iguriro. Bahitamo kumucuruza, ariko kwari ukugira ngo acurwe azicare ku ntebe y'ubwami. Aracuruzwa, anyura muri gereza kugira ngo acurirwemo. Iyo atanyura muri gereza ntabwo yari bubashe kugera ibwami ngo agire icyo abasha kuhakora. Aracurwa. Gideyoni marayika amusanga asekura ingano kugira ngo ashyire bene wabo ku rugamba. Imana kugira ngo imucure, imusanga ari umunyembaraga, imubwira iti wa munyembaraga we, ati ntazo mfite, itigana kwa so ugende ukureho biriya bigirwamana, ukureho Bali na Asheri, hanyuma ubone ukuri busenye ibigirwamana byo mu Bamediyani. Haleluya. Ndaganira nawe, ndagira ngo tuvuge kuri izi mbaraga z'abacuzwe n'abataracurwa. Amaze gucurwa, haleluya, asanga ko iramubwira iti genda mu gicuku bashyizweyo usenye Bali na Asheri, hanyuma ubone uko ujya ku rugamba, ubone uko urwanya izi mana z'Abamediyani, nizo zamaze ubwoko bwanyu. Ese wowe reka tuganire, urinjira mu rusengero ute? Ntusanga rwabaye iguriro? Ese wowe urwicayemo ntago rwahindutse iguriro? Haleluya. Reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Ahari bashaka kukubwira bati nyaruka urebe imana z'iwanyu, iza Gideyoni, zariya Bali na Asheri, ariko iz'Abanyarwanda zifite amazina yazo. Bakubwira bati manuka ujya kureba Nyabingi y'iwanyu. Wayishobora se? Yagufata utaragerayo ikakurangiza mbere y'igihe. Ariko izo ni imbaraga, niba utaracurwa, izo ni imbaraga zo kugira ngo uhagarare mu rusengero utaruhinduye iguriro. Uwo mutima wawe ari wo rusengero, we guhinduka iguriro, we guhinduka ubucuruzi. Haleluya. We guhinduka ubucuruzi. Ijambo rirongera rikambwira Esiteri aragenda anyuzwa ibwami kugira ngo abashe kuba umugore w'umwamikazi. Anyuzwa ibwami kugira ngo akurweho uruhu rukakaye, asiga utuvuta, arye neza, abeho neza, uruhu rwe rukakaye, umwami namukoraho yumva arorohereye. Haleluya. Ariko kugira ngo iki ahagarara akiza Abayuda batabarwe, abanza gucurirwa ibwami. Yesu nashimwe. Abanza gucurirwa ibwami, aracurwa, akarabishwa, akarabwa, yisiga amavuta mazima, arya byiza kugira ngo umubiri wari ukakaye umushireho. Aho yaracurwaga kugira ngo abashe, haleluya, kugira ngo abashe gukiza ubwoko bwabo bw'Abayuda. Ahari wowe wacuriwe he? Muri urusengero rwahindutse iguriro. Yesu nashimwe. Muri urusengero rwahindutse ubucuruzi, muri urusengero rucururizwamo, ucururizamo ibyaha bimwe bigiye bitandukanye, ibyo umuntu yavuga n'ibyo atavuga. Byose byabaye iguriro mu mutima, byose byabaye iguriro mu rusengero rwawe, byose byabaye iguriro. Hanyuma intebe yicarwaho n'iryo guriro. Ariko Yesu araza, arirukana, yubika ameza, asohora intebe. Haleluya. Iri jambo nagira ngo tuganire kuri iri jambo, undushe kuryumva, undushe kurikunda. Haleluya. Ahari ntuhawe intebe yo kugira ngo uzahindure iguriro, uzimura Imana. Uhabwe intebe yo kumva ko ukomeye, yo kumva ko uremereye. Dore abataracuzwe, Nebukadineza ngo yikomanga mu gituza, arangije yumva ko ari we wihaye, ntiyibuka niyamutije umwuka wo kugira ngo akore imirimo ye, agera ahabona ibikorwa bye bishimishije. Iramubwira iti manuka
iragenda imugaburira salade itakozwe n'abagaragu be, mayoneze yayo ari umukungugu. Haleluya. Ndagira ngo tuganire, uwo nguwo ntiyacuzwe. Ariko si uwo gusa, ahari wowe intebe ugiye kwicaraho ntuzavuga uti simvuze Imana, Imana irashaje nzavuga Yesu. Simvuze Yesu, ibyo byararangiye, mvuze Mwuka Wera. Simvuze Mwuka Wera nawe ndawuhaze. Ese ko hari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera? Ntuzaze uri umunyabwenge muri byo ugakomanga igituza cyawe ugatangira guhinyuza Imana, ariko izageraho ikwicaza. Yesu Kristo nashimwe. Imana yo mu ijuru nishimwe, ariko irakureka ugakora ibyo ugomba gukora, ukavuga ibyo ugomba kuvuga, ariko ukabirangiza. Yarangiza ubwayo ikakwereka ko nayo yari ihari. Kristo nahimbazwe. Aho tuherutse kumva, ukumva abumva ko bakomeye bageze mu bikorwa bikomeye, bakumva bahinduye Imana ngo ni zero, hanyuma nayo ibya bikabihindura zero. Ahari siyo. Ariko se wikomanze mu gituza ute? Urwo rusengero rwawe si iguriro. Uwo mutima wawe ntago wabaye ntago uri mu ivunja n'ivunjisha. Siho inuma zicururizwa, siho ihene zicururizwa, imbata n'inkoko yemwe, inyanya n'intoryi n'ibishyimbo. Urusengero rwahindutse iguriro. Haleluya, 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 haleluya. Intebe wicayeho, intebe ugiye kwicaraho, wicayeho ute? Wanyuze mu ruhe ruganda? Ese waracuzwe? Dawidi amaze gucurwa, afata iduba arashwanyaguza, ahura n'intare yigezayo, aratondagira Goliyati n'ibuye mu gahanga aramugarika. Tubona ko Dawidi yacuze. Haleluya. Mana ushimwe, habwa icyubahiro. Turashima Imana rero, turashima Imana itwibutsa, ikatwibutsa ko imitima yacu ari insengero zo guhimbaza Imana. Hadakwiye guhindukamo iguriro, hadakwiye guhindukamo ibiteye isoni, hadakwiye gukorerwamo iby'isoni nsa. Imana yacu nishimwe, tudakwiye kwikomanga mu gituza, tudakwiye kubona ko Imana ihindutse ubusa, tudakwiye kubona ko Imana idakwiriye gukora. Imana ishimwe. Nukuri njya ntekereza cyangwa se nibuka, hari n'abari mu bacu bakanditse ibitabo, tugasoma ibitabo byabo nkuko dusoma ibitabo, tugasoma Dawidi igitabo, tugasoma inkuru za Dawidi, tugasoma inkuru za Gidiyoni, ariko hari ababashije ibi byose, ndetse hari naho tubona ko bagize ubwenge bakabona ko insengero zabaye iki? Iguriro. Ryahindutse iryo kuvunjishirizwamo. Ese uru rusengero rwawe ruhagaze rute umunsi wa none? Ndagira ngo wisuzume, nanjye nisuzume. Uru rusengero, kuko Bibiliya iratubwira ngo imibiri yanyu ni insengero. Uru rusengero rwawe aho ntirwuzuye ububi gusa, rwuzuye ubugome, rwuzuye inabi, rwuzuye ikibi gusa. Uru rusengero ntirwahindutse iguriro. Ese nyir'uru rusengero, haleluya, acuzwa ati? Anyuze mu ruhe ruganda rumucuze rumwereka ngo senyera ibyo bigirwamana nk'uko Gidiyoni yabisenyeye? Rumucuze rumwereka ngo nyuri bwamutegurwe kugira ngo abayuda batabarwe. Haleluya. Ucuzwe ute? Ese waba uri nka Dawidi waragiye intama mu ishyamba, abakomeye bakaba bakomeye, akaragira intama mu ishyamba, ariko akasoreza kuri Goliyati? Mwene data, muvandimwe, dufatanije kumvira ijambo, ndagira ngo nkwinginge wumve uko ucuzwe, wumve nuko urwo rusengero rwawe rwubatswe.
niba rutarahindutse iguriro, niba rutarahindutse isoko, niba rutarahindutse urwo kuvunjishirizamo, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese ushobora byose, uri Imana ikomeye cyane. Urarebye usanga iyi mibiri yacu ahari yahindutse amaguriro, urebye izi nsengero usanga zarahindutse amaguriro mu izina rya Yesu. Ariko reka Data ukuremo ibirimo by'isibaniro mu izina ryawe Yesu Kristo, hanyuma utwambike imbaraga, uduhe kunesha, uduhe intsinzi, uduhe no gushobora. Urakoze rero Mwami, nukuri ndasengera abantu bakurikira ijambo, reka ubagirire neza. Abarwayi bakize Mwami, abarushye n'abaremerewe ubahembure, kuko niwe ufite uwo murimo mu biganza byawe. Tabara benshi, umve buri wese uko agutakira, uko agutabaza umutabare. Mubere Imana Data buja wera, mubere Data umuyobozi, akubere umugaragu. Reka utubere Data, tukubere abana. Kristo mwiza, reka Data duhinduka abagaragu bawe bukuri. Urakoze rero, reka ishimwe n'icyubahiro byawe tubisabye twizeye tudashidikanya, uhari kandi uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.